Ngiye kubasuhuza mbaye ikaze abakunzi bacu kuri Kirabo TV, mukomeze mugire ibihe byiza. Ngiye kukwereka rero ibintu by'ingenzi byagufasha kubaho mu buzima bwiza. Ubuzima bwiza butangwa n'Imana. Egera Imana mu byo ukora byose, izagufasha kandi izaguha ibyishimo. Gusa si ibyo gusa, nukora ibintu ngiye kukubwira bizagufasha nabyo kubaho wishimye. Ikintu cya mbere, baho wishimye nk'uko nabikubwiye. Mu buzima duhura n'ibibazo, indwara ndetse n'ibyorezo, ariko kugira ngo ubeho mu buzima bwiza nuko wabaho wishimye. Uko waba umeze kose, gerageza wishimire ukuri. Icya kabiri, nyurwa n'uko umeze wowe ubwawe, unyurwe n'ukuri. Iyo unyuzwe n'ukuri, uko wibona, ukirengagiza ibyo abandi bakuvugaho baguca intege, gerageza unyurwe rero n'ukuri, bizagufasha kubaho neza nanone. Ikindi, baho wubaha abakuruta n'aburuta. Kubaha burya ni ikintu gikomeye kandi cyiza. Gerageza wubaha abo mubana, abo mukorana se cyangwa abo muhura, aho ariho hose bizagufasha. Ikindi nanone, ukora ikintu ukunda. Burya ikintu ukunda iyo ugikoze ukagikorana umwete kandi ukagikora neza, bizagufasha cyane kuba mu buzima bwiza wishimye. Ikindi, irinde guhemuka. Guhemuka ni ibintu bikomeye kandi byakubuza kwishima, bikakubuza gutera imbere. Gerageza rero wirinde icyatuma uhemuka. Burya abantu barahemuka mu buryo bwinshi butandukanye. Rero wowe irinde guhemuka, bizagufasha kugira ubuzima bwiza. Ikindi, gira urukundo. Urukundo ni ingenzi cyane. Kunda bagenzi bawe nk'uko wikunda, uzabaho mu buzima bwiza wishimye. Si ibyo gusa kandi, nanone kugira ubuzima bw'umuntu bugende neza, hari ibintu byinshi aba agomba gukora cyangwa no kurya. Muri ibyo bintu rero, Kirabo TV twagerageje kwegeranya ibintu byagufasha mu buzima bwa buri munsi. Icya mbere, gerageza urya imbuto. Imbuto zifitiye umumaro munini ku buzima bw'umuntu kuko zigaragaramo intungamubiri zitandukanye. Aha turagaruka ku rubuto rwa pome. Uru rubuto rukungahaye ku masukari kamere. Iyi sukari rero ikaba ifasha cyane mu igogora, bityo ibyo umuntu yariye ntibimutindemo. Ikindi, gerageza wige kurya ibintu witeguriye. Abashakashatsi bavuga ko kurya ibiryo witeguriye iwawe birushaho gufasha, kuko umuntu abasha kurya ibyo ashaka kandi yateguye uko ashaka. Ikindi ni uko iyo uriye ibyo wateguye cyangwa wagize uruhare mu gutegura, bishobora kukurinda indwara ziterwa n'isuku nkeya, kuko wabyitayeho kurushaho. Ikindi ni ukunywa ikawa. Abahanga mu by'imirire bavuga ko kunywa kawa y'umukara black coffee bifasha gutwika ibinure byo mu mubiri, bityo amaraso agatembera neza mu mubiri. Byibuze uturahure hagati ya 3 na 5 twa kawa bishobora gutuma umuntu aramba mu gihe yadukoresheje neza. Ikindi, kunywa amazi menshi. Amazi nayo ni ingirakamaro cyane mu buzima bw'umuntu. Abashakashatsi bavuga ko kunywa amazi biruhura mu mutwe ndetse bikanafasha igogora. Bituma rero imitsi irambuka, amaraso agatembera neza. Amazi anyobwa hakurikije ibiro by'umuntu kuko atari byiza kurenza urugero. Gukoresha amazi meza rero buri munsi, kandi cyane cyane mu gitondo mbere yo kugira ikindi kintu ushyira mu kanwa, bishobora kugufasha mu gutunganya inzira z'igogora. Ikindi ni imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bifasha kugira ngo ubuzima bwawe bube bwiza, kandi bituma buri rugingo rubasha gukora neza ndetse no gusohora umwuka. Abahanga rero mu bijyanye n'ubuzima bavuga ko imyitozo ngororamubiri, kabone n'ubwo yaba ari ukugenda gahoro n'amaguru, bifasha kuruhuka mu mutwe no gutekereza neza. Ikindi ni ugufata akaruhuko.
Kuruhuka ni ngombwa mu gihe umuntu aba yakoze. Abashakashatsi bavuga ko iminota 30 ku munsi mu masaha y'amanywa ihagije kugira ngo ubwenge bube busubiye ku gihe. Ni byiza rero kuruhuka ko bituma ubwonko butekereza neza ndetse n'umubiri ukongera ugafata imbaraga. Ikindi ni ukugira isuku. Hari uburyo bwiza bwinshi wagiramo isuku, wenda ugakaraba amazi meza n'isabune mu ntoki zawe buri munsi, bizajya bigufasha cyane. Nyuma yo kuva mu bwiherero ugakaraba, nyuma yo guhindura umwana, gerageza rero ugira isuku mu byo ukora byose. Ikindi ni ukurya indyo yuzuye. Ntushobora kugira ubuzima bwiza utarya neza. Kurya neza ni ukurya indyo yuzuye, ni ukuvuga ikungahaye ku ntungamubiri rero ry'umunyu, ibiribwa birimo ibinure n'isukari biri mu rugero, kandi wirinde kurya ubwo ivutu. Ifunguro rero ryawe ntirikaburemo imbuto, imboga, kandi ntugahorane indyo imwe. Mu gihe ugiye kugura imigati ituruka ku binyampeke, amakaroni cyangwa se umuceri, jya ubanza usome ibigize byanditse ku bintu bipfunyitsemo kugira ngo umenye niba byaratunganyijwe mu buryo bw'umwimerere. Ibiribwa rero nk'ibyo biba bikungahaye ku ntungamubiri kurusha ibyatunganyirijwe mu nganda, kugira ngo umubiri wawe ubone imbaraga kandi ubeho neza. Ikindi kizagufasha ni ukuryama igihe gihagije. Igihe rero abantu baryama bakamara baryama kigenda gitandukana. Abana rero b'impinja hafi ya bose bakenera kuryama amasaha hagati ya 16 na 18 ku munsi. Abana batangiye gutaguza bakaryama amasaha 18, naho abari hafi gutangira ishuri bakaryama hagati ya 11 na 12. Abageze igihe cyo gutangira ishuri muri rusange bakenera kuryama amasaha nibura 10. Ingimbi n'abangavu bagakenera kuryama hagati y'amasaha 9 n'10, naho abakuze bagakenera kuryama hagati y'amasaha 7 n'8. Nta muntu rero wakagombye kumva ko amasaha, ese waruzi impamvu impuguke zivuga ko gusinzira bihagije ari iby'ingenzi? Bituma abana, ingimbi n'abangavu bakura neza, kandi bigatuma abantu biga neza, kandi ibyo bize bikabafasha. Binafasha umubiri kuvubura imisemburo neza. Ibyo nabyo bigira uruhare mu bintu umuntu avana mu intungamubiri mu byo turya no mu biro umuntu agira. Bifasha kandi umutima gukora neza, kuryama neza kandi birinda indwara. Gerageza rero kujya uryama kandi ubyukire ku gihe kidahindagurika buri munsi. Jya uryama ahantu hatuje, hijimye, hisanzuye, kandi hari ubushyuhe n'ubukonje biringaniye. Mu gihe uryamye rero ujye wirinda kureba televiziyo cyangwa gukoresha ibindi byuma bya elegitoronike. Gerageza rero gutunganya uburiri bwawe uko bishoboka kose. Irinde kurya ibyo kurya birushya igogora. Hari ibintu rero bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe, ariko ukaba udashobora kugira icyo ubikoraho. Muri ibyo rero harimo ubukene n'ibindi bibazo. Nubwo bimeze bityo ariko, mu nama twabonye mu ngingo ibanza hari izo ushobora gushyira mu bikorwa ukurikije ubushobozi bwawe. Gerageza rero kubungabunga ubuzima bwawe neza hakiri kare. Jya wiyitaho, wikunde, ukunde bagenzi bawe nk'uko twabibonye. Reka mbashimire rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Bungabunga ubuzima bwawe neza. Kangusaba kandi subscribe nimba utarabikora, ubundi dukomeze tubane umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana aguma abane nawe. Ciao ciao.